Banza kuvura. Ndaza nitware nitware. Baye byinshi. Byinshi bihari. Ndetse wenda kaba byiza. Byogeze. Abo kakari kabyose bari kugafata. Ese ntushonje? Ibigori biboze ntabwo bimaze byose. Reka tujye twotsa dushike tukirya. Ase waje. Bicaraho. Aho burya kundara. Kumara nabyishimo. Si waba uhari ntabura Ndabona utishimye pe. Byagenze ute? njye ndishimye. Waba usiki? Ufite ibigori. Umusatsi ariko wakoze. Ingofero wambaye. Bigo. Reka bari n'ubundi ntabwo wabona ko ndasa neza. Ese kubera icyo ubivuga gutyo? Ntabwo wabona ko nsa nabi. Ntabwo wabishyiririje kweri. Iki ariko cyanahiye, iki cyahiye. Ntabwo uzi kotsa ibigori. Hasi ikigori ntigihiye neza. Ntikiryoshye? Biraryoshye nyine ariko ntabwo bihiye neza. Ese wahise kubyotsa bitaragira. Ariko tubyotsereze rimwe tuzukumva. Ubona ko ari n'izuba. Birashyushye. Ariko nta kibazo. Ari gutekereza ngufi. Ari kugutekereza. Ari kugutekereza. Yewe. Ntekereza ntabwo watinze gukubura. Ese natinze. Akora ibinyotsi. Nyinshi. Umunsi se ntabwo uri mu kazi. Ntakira ko ufite. Umunsi ntacyo. Ariko nyine ndaza kukibona mu minsi mike. Nimugoroba se? Oya ejo. Barampamagaye ejo. Ejo barampamagaye. Bampaye umuntu akazi ejo bundi uzajya gutwara ya fumbire ndetse na wa mucanga. Wose ninjye bahaye ikiraka. Ubu ngubu ni njyewe nzajya. Ariko uzashyiramo abana b'abakozi. Abakozi oya nzaba turi gukorana. Nabo. Ariko ninjye urumva njye nzambahera. Wa mugabo wira hirya ufite ipikipiki. Yaranyizeye ngo ndi umwana mwiza nyine ugashirira. Nuko ubona twakennye. Abakozi sinatwabana. Cyane ukuri. Nubwo rero yansezeranyije ko ejo mu gitondo umbyutse saa 12 cyane rwose umbyutse kiriya kiraka kitazaducika. Dore buriya hariya niho dutegeye amaramuko. Ako nkunda ko disibiri n'utse. Aya ngomba kubivamo tugomba kuba turi kumwe n'ibintu byose. Rero ngubu ejo nzakuzanira nibaduhemba. Nzakuzana agatenge keza. Igitenge kandi cyiza. Ushaka iki? Ushaka iki? Ushaka? Oya nta kibazo ariko igitenge na kimwe gishobora kuba hano kino kubera ari kimwe. Kirashaje. Kandi nyine no kuzajya mpindura n'inzira ko ku isoko. Ntabwo se nyine mfite nk'ahantu nyine nzakuzana igitenge. Bazaguhemba amafaranga dukoresha hano mu rugo n'ubwo dukeneye. Ariko nta kintu kikuruta mugore mwiza. Nubwo tutarya ariko basi ugasa neza. Ikintu mparanira ni uko usa neza kuko uri mwiza rega. Ndashaka rero usa neza. Ibintu byose abagabo bose bagutinya. Ntihagire umuntu ukufatiraho furi ngo nuko ngo turi abakene cyangwa nuko nkennye.
aza kumenyera gusa ko gutya twabaye akantu ushobora kubikorera akaba ashaka gusa neza kuriraho gute akagusuzugura kubera twakennye se niyo mpamvu ashaka gusa neza nyine ukomeze ndagerageza hano ndafite ingerageza ntabwo yagomekera mwasi nzi akantuza kari hariya hagati aga telefone yanacometse hariya ntabwo nshaka kumuhamagara mubaze uko bimeze iyo akazi keza genda urebe nyine genda urebe ko atanamuhamagara ntabwo wayinjiriye ku kinuza kiriya ntabwo isigaye ntabwo ukinjiza iriya batiri wari kuyihambira rwose ejo nzaza ngo rwose isa murakoze rwose murakabyara sheri uzi wa mugabo arambwiye ngo nzinduke arakuba kabiri oya n'undi mugenzi we yari yamuhaye nimero yanjye ntabwo ngo uyu muntu yikora imicanga neza akabikora neza ati nanjye uzamumpe noneho nahise ampamagara niba kwa kiriya kirakajya nzahita njya ku iki cyuho mukira ejo nzirirwa hariya ejo umunsi ikiriya cyumweru nzahita njya hahandi kuri uriya mukire we mpamagaye nonaha singiye nimero ye ampamagaye nonaha ejo nzajyayo kuri uriya mukire wa mbere kiriya cyumweru nzahita njya kuri uyu mpamagaye baraziranye ni inshuti niwe wamundanye ariko utonde uwo uguhamagaye noneho ahangaha atazagatanga oya ni inshuti ye urumva ntabwo yatanga akazi baraziranye ni abakire baziranye nyamubwiye ko ndi umwana mwiza agashari ndi umwana mwiza tugerageze kuba inyangamugayo kugira ngo tubone ibiraka byinshi babaye ikiza ko bano ntacyo oya mbaba n'isi uhinduka mukuru biba bigenze ubutekerezo nyine mba ndibaza nyine ubuzima ibiki se ejo randi rodi yarampamagaye kandi uzi ko no kuri botike harimo amademe kandi bambwiye ko bazampa igice ejo bundi ku cyumweru igice cy'amafaranga bazaba bampaye igice randi rodi nyine usinzi ikiwe aho tuzabona tuba tumuhaye umuriro ay'inzu tuzamwishyura nyuma ese ntufite ibiraka bibiri muri kino cyumweru ese ubwo urukundo ibiraka bibiri bitazishyura ntabwo tuzaba tumuhaye igice tumusigare azabyemera uri shuwa mpamvu bakunda ndagukunda Sha. isawa boss Makuru ya. Wese ni meza. nyine natekereje Amafaranga y'umuriro ntabyo uri kumbwira mani. Ereza amafaranga y'umuriro. Amafaranga y'umuriro ari hehe mu maranye hafi iminsi ngaho icyumweru cyose mwaranza kubishyuza.
amafaranga y'umuriro 5 byanjye biri. ariko nayashaka. Oya ntacyo mumpereza amafaranga y'umuriro. Ahantu ndi gukora bari batubwiye ko bazaduha amafaranga mu minsi iri imbere. Njye ntabwo bindeba. Basi nk'iminsi 4 cyangwa 5 ndabanyabuka. Oya, njye ntabwo ndi buyasige. Kuko buri gihe ndaza hano mukambwira ngo ni mumpa amafaranga y'umuriro ngo ntayo ngo ejo buri munsi uhora umbwira ibintu bisubiyemo buri munsi. Urabona nzabivamo. Kandi uvuga ko inzu isigaje iminsi 3 ngo nyishyure. Ningaruka ejo uzambereza 5,000. Kwanza mpereza amafaranga y'umuriro ntabwo ndibonera se kwanza. Bose uzabivamo umuntu agihora aza buri munsi. Minsi nawe urumva ni mikeya sibyo? Kandi twavuganye rwose kuri telefone n'ubu ngubu rwose mfite ikiraka ndi gukora. Umaze kubimbwira moya nabyo numva. Ntabwo barampemba nyine baba bari kumbwira ko bazayampa mu minsi 5 iri imbere. Kuwa mbere wambwiye ibyo bintu, kwa kabiri umbwira ibyo bintu, kwa gatatu icyumweru kirashize urumwishyuza amafaranga y'umuriro. Nose ubwo inzu uzayabona. Nese ko nta mfite mbigenze wowe uri njye. Ibyo ntabwo bindeba. Migurame amafaranga y'umuriro ntabwo ndi buyasige. Sura ukora akazi kameze gato utabona n'amafaranga yo kwishyura umuriro. Ubwo inzu uzayabona. Nzayabona rwose. Uziko usigaje iminsi 3 sha. Uziko usigaje iminsi 3 ngo nyishyure inzu. None nayo umuriro wayabuze 5,000. Mumereza amafaranga y'umuriro vuba kandi mugeze bwawe. Nabyo gutinda. Naho yanambabazi. Imbabazi za buri munsi zisubirwamo za buri gihe. Mumereza amafaranga y'umuriro mugire vuba. Ntabwo ndi gukererwa ngifite ibindi bintu ngiye kujyamo. Mugire vuba. Mu amafaranga y'umuriro. Base wakumvise. Afite ikiraka ari gukora muri iyi minsi. Se ni wowe. Waba utwihanganiye nyine gato gusa kuri umuriro dufiteho makeya. Ntabwo nguhayeho nyine makeya mfite hano. Ariko nyine utwihanganiyeho. Niba muhemba. Ayo make ndayafata ariko nukubera wowe. Ariko wowe. Cyane. Ariko rwose ibyo bintu byawe byo kujya unyishyura ari uko twabanje guserera gusakuza. Ndaje umuzambone ejo nzaza amafaranga yose wayampa 5 iminsi 3 isigaye ubuhita unyishyura n'inzu. Data wowe baye urakoze we nta wowe umuboko wawe se rukumaze. Data nta kibazo baye wowe mugerageze mushakishe vuba. Ngiye gushakishwa abona amafaranga y'abantu.
nje gufata ushaka amafaranga wowe ntabwo ari ngombwa umugabo turacyari kuyashakisha ubu twihanganiyeho gato iminsi 5 gusa tuzaba tukwishyura amafaranga yawe yose. reba igihe bimwatangiriye mumbwira ngo muri kuyashaka icyumweru kimwe ukwezi ibyumweru 2 ukwezi amezi 2 ubwo sibwo ayo mafaranga azaboneka bigenze bite? oya nta kuyasiga uyu munsi nta mpuhwe nazo ahubwo ubu ngubu kwanza ngiye kuza ngiye ibintu byanyu mbikore mu musore ese watwihangana nta kwihangana igihe nahereye ubu hari umundi mu bosi muzabona kwihangana nk'ayo aya uriya mugabo wawe ujya ubona azakugeza ku ki? ubu ubonye uriya mugabo wawe ubona azakugeza ku ki igihe umuntu aba yaraheze? uriya mugabo ubona uriya ari umugabo wacugiraho amafaranga? wenda iby'uko tubanye ndi n'umugabo oya nta kigenda uriya mugabo nta ubu reka mubwire rero reka mubwire inama sibyo urabona ko nta kibazo cyawe sibyo uri umuntu mukuru sibyo hari ukuntu wanyishyuramo nyine tukareba ukuntu wenda tukabihurizamo hamwe tukabiganiraho tukareba nk'ukuntu twajya nko mu cyumba tukabiganira ariko uriya mugabo nta kintu azigera kuri wowe nimba utari gushaka kumva ibyo ndikubwira nguhaye umunsi umwe amasaha 24 niba utabikoze gutyo nkubwiye ndagiye kandi gahunda ni umwanzuro n'uwo ejo ntabwo muzandarira mu nzu sawa sawa kuko ibyo nakubwiye wabyumva ubwenge mana ejo gahunda ni kugaruka Hey! Ngiriwe. Aba hano muraho. Muri hehe ko mudasohoka mu iyo nzu? Mada. Ni byiza. Makuru yawe. Amakuru ni meza. Ndakubaza. Yanjye kwa mugabo yawe iri he? Amafaranga ubundi kwanza simukeneye amafaranga y'inzara. Yembi kuko ubwo ndabakeneye amafaranga y'inzu. Oya nta minsi 5. Oya. Uyu munsi ngomba gutahana amafaranga y'inzu dore amezi reba ukuntu ukwezi kwa mbere mwanyishyuye nabi munyishyura igice munyishyura 5 2 ni mwebwe bantu mwanyishyuye nabi kugeza ubwo munyishyura n'ibihumbi 2 mukama na 5 koko nose watwihanga mu bihumbi hafi 70 ingahe muri bumpembe munyishyure twe twaguhaye hari hasigaye mu 3 oya mumpereza amafaranga y'inzu uku kwezi none nta namake mwampaye ibihumbi 5 gusa tuzayaguhera rimwe oya ndayakeneye nkina amafaranga ntabwo ndi buyagire kwanza ni kanze ngiye kureba ikintu mfata ngiye kwanza ubwo hinduye isura mugomba kumvira mu nzu ibintu bihinduye isura mumpereze ntabwo wakwihangana amafaranga oya ntabyo muri kumbwira ibintu bihinduye isura ntabwo wakwihangana oya nkeneye amafaranga y'inzu ndava hano nyatahaye birakubwiye byarakunaniye ngomba gutahana amafaranga y'inzu
Sheri. Sheri. Mwana we. Akasa mutwe. Ukameze neza wa. Baba we. Asanzwe. Akagabo kawe kaje. Ubundi se kuva na kera hose ubundi bigera ku make. Umuryango wanjye n'uyu nguyu ugize tubikurikirane. Yuza dore ntuzongere inzu ntuzongere kwishyura kandi akagabo ntayo kakishyura ntakateke karaba. Bose umva. Ugize ndebe muhano. Uyu mugabo nta kintu azakugezaho. Uyu ni uwa feke. Ayibo.